none se mu rugo iwanyu ntabwo ari inaha? ntabwo ari inaha. Sinzi ukuntu nari ndavyiyumviriye ko ariko vraiment James ntabwo yombera umurimo gutyo cyane ko bisa nkaho ndi gusubira mu rukundo nka kera. Can you repeat what I'm just saying? Calvi bitese. Ni byiza. Amakuru y'iminsi se? Ni meza tu nta kibazo. Ni byiza cyane. Urebye maze iminsi nifuza guhura nawe ngo tuganire. Binteye kuzana nkutunguye kuko telefone yawe yavuye online. Okay. My phone is off rero niyo tinda gato ari usanga ngiye kabisa. Shana nari nkukumbuye cyane pe. It's been a long time without talk to you. Nako nawe uranakumbura koko. Calvi, uracyakumbura hafi? Ntabwo nyine gukumburwa nawe rwose. Hafi rero. Kure y'ibihe si kure y'umutima. Ibihe binandukanyije nawe ho gatoya. Ariko ku mutima uracyahari. Ikindi urukundo rwanjye nawe twakarubagariye kuruta kurusenya. Mubiki kugenza n'iki Calvi koko? Gusanze nta nimereye neza ukabambwira amagambo numva ndakeneye kumva. Hafi yarakwiye kunyuma. Nuko wanyumvaga na mbere. Ushobora kwiyandikira tike. Ushobora no kubaho ntahari. Ariko ndahangayitse ku bwawe. Waba uzi ko impinduka zizampindura. Ariko umutima uhindutse ntubura gusigarana ibikomeye. Ingaruka z'ubwonko ukunda ziri kumfatanya n'ibihe. Calvin, please. Ntacyo utakoze mu gihe cyawe. Gusa ntabwo nkibona hamwe nawe. Yangana uzahura n'abandi kandi bazakugwa neza. Erega urukundo rwawe rwandutiye byose. Intege nke zanjye wazihinduye imbaraga. Ariko none dore nsize mu matage. Ese nzagukenera nkubone ahazaza ejo n'ejo bundi. Nari nzi ko ari wowe nzabera urumuri mu mwijima. Nkakubera amahoro gufasha kuguruka. Nkakurinda imvura na serwakira. Nkagukunda ubuziraherezo. Calvin, wambariye amagambo kayareka koko. Wambariye ku mutima wanjye ndaguturi. Please nagira ikintu cyo nongera kumbwira. Afia. Ijambo ryo gusezera yababaza cyane. Umunsi umwe uzabimbwira maze ndira. Kandi bizanshengura umutima. Icyo James, uko utameze neza ubaye iki? Ndabona atari gusanzwe umeze. Mama, nta bidasanzwe niko wakunda nyuma yuko umuntu aba yaramutse ariko nta kibazo mfite meze neza. Bana wanjye ndakuzi. Mbwira ikibazo ufite. Ntabwo umeze neza pe ndabibona. Ahubwo ngo twicara umbwire. Mbwira ikibazo ufite. Twicara umbwire rwose. Mwana wanjye ngaho mbwira. Ndabona ku maso yawe utameze neza. Mama, ntabwo ndi kukubeshya meze neza, nta kibazo meze neza kabisa. Nuko ariko naramutse ariko nta kibazo mfite. Narakwibyariye James. Iyo wabaye ndabibona. Wanishima nkabimenya. Mama, urabizi neza ko mu buzima harimo ibihe bibiri. Hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara. Rero ukumva ko ari igitangaza ko nababaye. Nanjye ni muri kimwe muri ibyo. Kandi uri kubona ko nababaye. Ariko ntabwo ari igitangaza. Niki kitagenda James? Niki kitagenda mu buzima bwawe? Umva mwana wanjye. Ntawe ukwiye kwiherana ibihe bibi kandi mpari. Ndahari ku bwawe. Mbwira ngo uteze amatwi. Ngufashe nkugira inama. Yego mama, hari ibiza bikarenga umuntu. Kandi nyiri nkuru si uyimara. Uzabimenya. Gusa muri aka kanya nta mbaraga mfite zo kubikubwira. Mwana wanjye ndakureba ukamuka. Mama yanjye agirana. James mbwira. Hashize igihe kinini mbona utameze neza. Mbwira ndi umubyeyi wawe. Mbwira.
mama njyewe uzandi kubabara gusa ndabizi ko mwambye kandi mwankunda gusa nababwiye ko nta mbaraga mfite zo kumubwira munyihangane. James, ni iki udakwiye kuba wambwira koko nka mama wawe? Hari undi wabwira utari mama wawe koko? Mama nakubwiye ko nta hantu mfite nahera kino kibazo cyanjye nyikubwiye. James, wanze kubimbwira ikintu kikubabaje, ubwo hari ndaza kubwira papa wawe. Kirakira rero ko ubuzima bwacu kuryoherwa. Nese ko utari kurya no kurinda buri gihe ndagutamika. IRIRIYO wanzanye ahantu heza pe. Nibyo wahakunze. Ntatambukaga nkabona hatinyitse kwinjiramo. Urizi ko muri karitsiye aha hantu hariho hambere abakire bose baza kunyweramo hano buri gicupa twicayemo. Nicyo VIP hano. Shani heza. Uri kubona ko ari heza. Biragaragara. Rega n'ubundi burya abeza bajya heza. Nukuri. Uzi uri kumva natwe kuzana ahantu habi koko. Soma. Kuri Rwanda. Ihangane pe ntabwo ari ubuzima ko mu buzima ntabwo amafanta. Gusa umakape y'umunsi iyo katabonetse wenda sinzi indarwaho. Akagomba nako kararyoha. Burya se. Ariko nanjye buriya wari wakoze kongorera fanta n'amandazi. Ariko buriya ngiye nikundira ubushera n'imbada. Reka da. Nibyo bindyohera nese sibyo bibi wacu. None se chérie, sinakubwiye kangareho ariko kabari dufite muri VIP kari muri karitsiye. Uragira ngo abaza ubushera ukabubona. Burya ubushera bo muri zandakaswe hirya. Zandakaswe usanga bari gukubitana amacupa kugira gute. Ntabwo bose ushobora kubona ubushera ngaha. Singwaye gatoya. Nakintu kandi ndakuhakareza aho ngaho. Ariko rero chérie, nuko nakubeshya iyo ndyamye. Numva umutima utera neza, amaraso atembera. Iyo ngutekereje ni mu buriri ndyamye. Ntabwo ari ukubeshya pe. Numva nguwe neza, amaraso agatembera neza. Bese banumva ndi kumwe nawe. Buriya kuva wa munsi umbwira ko nkunda. Naraye mbitekerezaho. Numva ngomba kuguha urukundo rwuzuye. Numva noneho ko ngufite. Ndagufite, nawe uramfite, bambese. Ariko chérie ntakubeshya. Ngiye kuguha urukundo. Nkwereka urukundo. Ngukunde bya bindi wumva, ariko ibyo bakubeshya. Ngukunde urukundo muri tuve mu mikino. Nibyo Olivier nanjye ndagukunda nukuri. Nukuri chérie, nzagukunda ubuziraherezo. Pe. Kuko buri gihe niho numva wahora mu mutima wanjye. Kuko ntakubeshye. Ndifuza kukubona uri hafi mu mutima wanjye. Iminsi yose nkeneye kukubona nidagadura mu munezero w'amarangamutima yawe. Ngo uyu munezero nari ntegereje. Shase chérie uragira ngo urabivuga urabizi. Umusore w'igikundiro mwifuzaga ni wowe. Urubambere mu bambere gusa nkunda byinshi kuri wowe. Nibyo. Noneho chérie uburyo urebamo n'uburyo usekamo ni ukuri wagira ngo uri Mariya wabyaye Yezu. Yewe. Ni ukuri. Nakuzanye ahangaha rero kugira refreshing mu mutwe, nta rusaku ruhari, nta kavuyo gahari, ndebe ko waza kongera kwibuka. Nabonye nta kintu na kimwe wibuka. TONNY urakoze gukomeza kumfasha. Gusa n'ubu nta kintu kiri mu mutwe ndi kwibuka. Ahantu rero nanjye numva nameze neza ntunza kwicara nkahita nongera nkaruhuka. Gusa
nyine nashakaga kukubaza niba wenda hari bimwe wibuka mu bikwerekeyeho mbese bikiya ku buzima bwawe. Nibuka umukobwa witwa Cece twabanaga wangiriye neza, na mushiki wanjye witwa Goreti, n'umumama twari duturanye witwa Mama Teta. Gusa ntabwo nibuka icyerekezo cyo mu rugo, umunsi nakibutse nzataha. None se ko yibuka amazina y'abavandimwe bawe, ayawe yo ntabwo waba uyibuka? Tony, nitwa Gugu, gusa ariko nanjye hari ikibazo nibaza. Nshakisha uburyo nageze iwanyu bikanyobera. Calvin niwe wakuzanye, gusa wari umeze nabi cyane cyane pe, waraziranaga cyane amaraso menshi. Iyo utabona umuntu ugutabara hari habuze gatoya ngo upfe. Nibyo, yarakoze Imana imumugisha kandi nawe Imana imumugisha. Oya, ni ibintu bisanzwe kugira neza, ni ibintu bisanzwe. None se kumbwiye Calvin yaba ari muntu ki? Calvin ni musaza wanjye mukuru nkurikira. Gusa icyo nakubwira ngo uri umunyamugisha cyane, uri umunyamugisha cyane. Kuba wararenze uriya munsi uri umunyamahirwe. Imana ishimwe, yarandinze kandi izakomeza kundinda. Gusa murabe igikundiro muri famiye yanyu. Urakoze gushima. I think kuruhutse. Kadutaye ndabona bwije, tubona igihe tuzakugera mu rugo hakiri kare. Gusa ndishimye noneho kuba ubashije kwibuka. Ndatekereza ko n'ibindi byose bizagenda neza. Gusa Imana imfashije nkagira ikindi kintu nibuka aherekeye mu rugo. Nubwo ko basigana nk'abantu mwangiriye neza bizangora, ariko nahita nsubira mu rugo. Oya rwose, oya. Ntabwo wahita ugenda aka kanya. Ndagushimiye cyane kabisa. Kubwo mwifashe kabisa mukangenera umwanya tukajyana gusura Jim. Byaranshimishije cyane kandi nawe yarishimye to. Byari byiza, yarishimye, yaranezerewe. Mwarakoze. Ikindi nacyo ndagushima kubwo uyu mwanya, kuba mwubashye ubusabe nabasabye mukaba mwabonetse umwanya. Ndishimye cyane kandi sinzi ko nabikubwira. Gusa byantunguye kubona mwubahirije uyu munsi mukaza mukambwira ati nabonetse. Nishimye cyane. James, merci beaucoup. Ku mutima w'urukundo wamunyereka buri munsi kandi ubushuti nk'ubwo ni ingenzi cyane. Sinumva ko ari igitangaza, nibyo kabisa kuko n'ubundi rukundo nzahora ndukwereka nk'uko nahoze ndukwereka. Anyway, urabizi cyane kabisa. Ndamutse nkubuze umutima wanjye waba ukennye. Kumva ko ngiye nabona gufite. Ego sinabigiranya nk'iki. Urabona kuvuga ngo nk'imbundi idafite isasu nta kibimaze. Ntacyo naba nsigaranye nta n'iki. Mbona nta wundi wo kumfatira mu kiganza. Gusa ntabwo naba nkomeza umutima nk'uko ubikora. James, uri umuhungu mwiza ugiye kubandira. Umukobwa wese yo kwifuza. Kuko n'umutima wawe urera, ni nacyo gituma ngushimira cyane kandi bivuye ku mutima. Bebe, sinzi ko nakubwira. I'm speechless. Gusa ndanezerewe cyane yuko ibyo ngukorera. I'm touched. James, no kuri merci beaucoup. Ni byiza kugira inshuti nkawe inkomeza no mu bihe bigoye. Ukaba uri hafi yanje buri gihe. No kuri grand merci du fond du cœur. Hanyuma rero ndagira ngo nkubaze umbwire uburyo twakoze byose mu kurageze hanze. Ibyo ntabwo wabimbaza, ahubwo nakabikubajije. Kuko biramutse byarageze hanze no gufungwa twafungwa. Numva mbese ngo uravuga ubusa. Ndashaka kumbwire neza, nshaka kumenya umukobwa w'umuhanzi niba ngo ni Gabi. Nihe yavanye aya makuru yose? Ko ngo buri kintu cyose akizi uko byagenze. Aho se wumva Gabi, ubu ngubu nahuriye he nawe? Kimwe cyo ni umuhanzi. Kereka ayo makuru nayo muhereye kuri televiziyo hari njya mbona ca. Ariko nta hantu nahuriye nawe. None se mbwira, uravugisha ukuri ayo makuru ari hanze? Ariko se byo navuze ntabwo wabyumvise. Umva rero nkubwire, muramutse mwaradutanze kugira ngo ari twe dufungwa,
nzabigarika afika nkubwire nubwo uri mabuje nitugera hari aho nzabigarika kandi bizabagaruka uzabibona. Ushatse kuvuga iki? Ntago kari akazi nta mafaranga yanjye nabahaye. Ariko se nkawe kankubaza kubona nambaye umwambaro w'ubuzamu urabona nambaye umwambaro w'ubwicanyi. Umwambaro se uvuga ubaho bamuraye wana. Nibyo nyine abantu babi babana ku mutima kandi ku isura ari beza. Mbese ibigambo kiri kuvuga ahubwo umva mbanze nkubwira ikintu ushaka kunkorera. Ndashaka kuri uriya mukobwa ngo ni Gabi. Niba ari umuhanzi niba ari ikisimbizi ntabwo mbyitayeho. Mucishaho kabisa bikiri mu maguru mashya ataragira amakuru ashyira hano hanze. Hafi kankubwire rekana n'ubugome. Siko ibyambere tutarabikira reba nibwo bitangiye kutugaruka. None twongereho n'ibindi. Nakubwiye ngo rekana n'ubugoryi. Ibyo nkubwiye ugomba kubikora vuba cyane. Hari cyane n'akandi kazi ugomba kunkorera. Kuko ndashaka kumucishaho n'umusore witwa James. Ahubwo mumbwira amafaranga bizansaba hakiri kare. Umva nkubwire nariye menshi atazankiza ni na menshi maze gukorera. Ayo ngayo uyihoreye ndabanza mbitekerezeho. Ahubwo niba udashaka kubizira nawe kora ibyo nkubwiye vuba kandi byihutirwa. Akwa uzi ko utazi ibyo urimo ndabiguhakanira ntabyo nzakora. Ese ubu nsigaye koko Calvin ndamwanze James ntitukiri kumwe Cece nsigayeho nawe ubu amenye ibyo nakoze sinzi uko byagenda rwose. Ikindi kandi inzego z'umutekano nazo se byagenda bite baramusaba amenye ibyo nakoze. Ibintu birandenze pe ariko oya nkwiye gushaka James ntazamvemo. Mbe ndagukunda cyane mu rugendo rw'imyaka 7 tumaranye ndumva nta cyatuma nabana nawe. James umubano mwiza dufitanye ni uw'uyu munsi bibaye byiza tukawukomeza si wari ubutwari kuri twebwe. Bebe ndifuza kwihuza nawe umutima wanjye ugakwirana n'uwawe. James nanjye ndifuza kuva mu nzira y'igihogere amenya aho mpagaze neza mu rukundo. Ndi kubyiyumvira ko cyane mu minsi mike ndashaka gufata umwanzuro. Ni byiza ko uriwe kandi bikagaragara nko gufata ibyemezo bizima kandi ibyo bintu bikuze uri umukobwa uzi gufata imyanzuro. Amajoro yanjye ahindutse amano n'amanywa ahinduka amajoro kuko sinyiguheka ariho ntekereza gusa nawe nyawe mu bitekerezo byanjye. Cece I love you. I do love you so much. Welcome Nelly, how are you? Imvura se wayiciye he? I'm fine. Imvura yiguye nageze muri iyi nyubako yanyu. Temya. None Nelly, gahunda naguhaye vendredi kutabashije kuboneka hari habaye iki? Hari ibitaragenze neza niyo mpamvu ntaje no kuri sorry. Nelly, kwiki none wakoze mistake nk'iyo. Nafse yaraguhamagaye yambwira ko telefone yawe itariho. Ntabwo telefone yanjye ari iriho kuko nari nagiye muri Kenya ariko ntabwo natinzeyo. Gusa nagendeye mu cyizere kidashoboka ari nayo ritari uyu munsi ndimo. Mumbabarire pe. Hano ari muri company tugira gahunda. Nari namaze gutanga deja appel d'offre aho hanze. Iziri nk'ahantu hose hatandukanye. Ndi gushaka undi mukozi. Ubwo rero umenye yuko amahirwe wari ufise wamaze kuyapfisha ubusa. Umuyobozi nukumbabara no kuri nanjye nagarinje. Sinabona uko nsobanura uko byangendekeye. Habaye harandi mahirwe. Mwaya masi nazongera kuyapfusha ubusa kuko nanjye ndicuza. Okay. Ndabanza ndavyiyumvireho. Then after niba ngombwa ntihaboneka indi opportunity nzoguhamagara. Cyane ko nasanze mushiti wawe yafise adahari. Sindamenya neza ikibazo afise. Niyo mpamvu uciye kuri biro ngasanga ntawe urimo kandi koko kuva sori telefone ntayiriho. Sha ibyo uvuga rero ni nabyo ariko ndaza gukora ibishoboka byose menye ikibazo yagize. Ahubwo Cece uvuze ibyo uranyibutsa na n'ubu nta kanunu kuri wa mukozi wanyu. Sha wapi ni no sa neza ko numvise Gabi asa n'ufite amakuru k'ibura rye. Wowe ntacyo yabarakubwiyeho? Uravuga Gabi Sylver Gigi. Amakuru make bifiseko hagombwira. Yego no kuko Gigi we ngasigaye yibera muri USA niho akorera muziki. Ariko Gabi we abifite amakuru yimbitse kandi na afi yabiziho. Sinzi impamvu atabikuganirijeho rero. Nelly, ushatse kumbwira iki?
turingiranije numvise neza ngo afise amakuru kuri urajya Gugu mbabarira umbwire ariho canke yarapfuye kuba yarapfuye cyangwa atarapfuye ibyo ntabwo mbizi icyo nzi cyo nuko Afia ari mu bantu bafite amakuru menshi umunsi muzabimbwira maze ndire kandi rizanshobora umutima kuba yarapfuye cyangwa atarapfuye ibyo ntacyo mbizi gusa Afia ari mu bantu bafite amakuru menshi kuri we kandi koko kuva telefone ye ntayiriho